Mwese inshuti abakunzi b'ukwezi kwa TV ndabasuhuje ibihe byiza. Ninjye twajyaga tuvugana tutarebana. Rero ibyo twari tumazemo iminsi byatumaga wenda tutagaragara, bwari mu buryo bwo gutunganya ahantu heza ho kujya dukorera ibiganiro byacu. Ubwo studio twamaze kwitunganya rero akeshi na keshi. Kereka twagiye kuri tele ubundi tuzajya tuvugana imbona nkubone. Rero ndabakunda cyane, mwajyaga munyumva mutandeba ndi Amisha Pro. Ibihe byiza ndabakunda cyane kuko ukwezi kwa TV rero dukunze kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Murabizi tubagezaho ubusobanuro bw'inzozi, dukunze kubagezaho ibimenyetso by'umubiri. Hari ibimenyetso bifiteho ku mubiri ariko ukaba utazi icyo bisobanuye, yaba mu by'umwuka yaba mu by'Imana, nyine mu by'agakiza byose tuzajya tugenda tureba ibyo ari byo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu gitangaje. Ese ubundi ko tuvuga ku nzozi, inzozi ni iki? Twagiye tubisobanura ariko noneho ubwo turimo tureba n'amaso ku maso, reka mbanze mbabwire ikintu cyitwa inzozi. Ubundi inzozi ni iki? Ese zishobora kuba zifite ubusobanuro? Hari igihe ubyuka mu gitondo ukumva ufite ubwoba, si byo se? Hari igihe ubyuka ukumva umutima uratera cyane, ukumva ufite ubwoba n'ukuri, ukumva isi imeze nk'iyakurangiriyeho. Hari n'ubwo urota ibintu bitangaje ku buryo uwo munsi wirirwa n'ikibazo kimwe gusa. Ese ibi narose bishatse gusobanura iki? Abantu benshi babarirwa muri za miliyari ku isi barota buri joro. Bamwe bibuka inzozi zabo neza, abandi bakazibagirwa mu minota mike bamaze gukanguka. Ariko kuva kera cyane burya abantu bakomeje kwibaza ibibazo. Ikibazo kimwe kitigeze kibonerwa igisubizo ni kimwe. Ese inzozi ziba ari ubutumwa cyangwa n'ibikorwa bisanzwe by'ubwonko? Murakaza neza ku kwezi kwa TV. Ndasubiramo ko ndi Amisha Pro uko mu kwezi kwa TV. Tubageze ibiganiro bitandukanye kenshi bivuga ku nzozi, ibimenyetso byo ku mubiri w'abantu n'ibindi n'ibindi. Uyu munsi rero tugiye gukora urugendo rudasanzwe rwo gusobanukirwa neza inzozi, by'umwihariko inzozi zo kubona inzoka. Turaza kurebera hamwe icyo siyansi bivugaho, icyo abashakashatsi babivuzeho, icyo Bibiliya ibivuga ndetse n'imigenzo itandukanye n'ibisobanuro. Ariko mbere ko dutangira hari ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Nta bushakashatsi bwa siyansi bwagaragaje ko inzozi zose ziba zifite ibisobanuro, ariko hari abantu bazifata nk'ubutumwa, hari abazifata nk'ibimenyetso by'ibyo umuntu arimo gutekereza cyangwa guhangayikishwa nabyo. Ndetse hari n'abazibona nk'ibikorwa bisanzwe by'ubwonko iyo umuntu yasinziriye. Niyo mpamvu rero muri iyi video tugiye kugaragaza neza ibitekerezo bitandukanye, aho gufata kimwe nk'ukuri bitaba ari byo, ahubwo tugiye kubifatanya. Niba wageze ngaho ubwa mbere kuko ni ukwezi kwa TV, kandi subscribe, kora sabone. Rero mu mwaka w'1900 umuhanga mu mitekerereze ya muntu witwa Sigmund Freud yasohoye igitabo cyamamaye cyane cyitwa The Interpretation of Dreams. Freud yavuze ko inzozi zishobora kugaragaza ibyifuzo, ubwoba cyangwa amarangamutima umuntu aba yarahishe mu mutima we mu gihe kirekire. Yatekerezaga ko hari ibitekerezo umuntu adashobora kuvuga ku manywa, ariko bikigaragaza mu nzozi. Nyuma ye haje undi muhanga witwaga Carl Gustav Jung. Jung we ntiyemeranyaga na Freud kuri byinshi, ariko yavuze ko inzozi ziba zirimo ibimenyetso bifasha umuntu gusobanukirwa ubuzima bwe n'ibiri imbere mu mutima. Yizeraga ko ibintu nk'inzoka, amazi, ibiti cyangwa imisozi bishobora kuba ibimenyetso bifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'umuco, bitewe n'ubuzima bw'umuntu. Washarinze video kanda kuri like, urabutugiriye neza cyane. Mu myaka yakurikiyeho rero ubushakashatsi bwa siyansi ku gusinzira bwarakomeje. Abahanga nka Matthew Walker yanditse igitabo cyane cyamenyekanye nka Why We Sleep. Yagaragaje ko abantu benshi barota cyane mu cyiciro cy'ibitotsi cyitwa REM sleep. Muri iki cyiciro ubwonko buba bukora cyane, ndetse bukaba bushobora no gutanga ibyo umuntu yabonye ku manywa, yumvishe cyangwa yanyuzemo amanywa yose. Hari n'ubushakashatsi bw'undi muntu ukomeye cyane witwa Jean Alan Hobson na Robert McClelland. Robert McClelland yasohoye ubushakashatsi ku nzozi hamwe na Jean, bavuga ko inzozi ari uburyo ubwonko bugerageza guhuza ibikorwa by'imyakura y'ibigiye kuba, ibyabaye usinziriye n'ibindi byabaye ku manywa mu gihe wari utarasinzira, bikamera nk'ubutumwa bwihariye. Ariko se ni ukubera iki abantu benshi bibuka cyane inzozi zibatera ubwoba kurusha izibashimisha?
Abahanga bavuga ko burya ngo amarangamutima akomeye ashobora gutuma ubwonko bubika neza ibyo umuntu yarose. Niyo mpamvu ushobora kwibagirwa inzozi nziza ariko ukamara imyaka wibuka inzozi mbi zaguteye ubwoba. Nibyo andika muri comment niba ari byo. Hari abantu babyuka bahinda umushyitsi nyuma yo kurota inzoka ibakurikiye ibirukankana. Hari n'abarota barumwe n'inzoka nyine bakumva ubwoba bwinshi. Hari n'abarota bayishe cyangwa bayifashe. Iyo uganiriye n'abo bantu akenshi usanga ikibazo cyabo atari uko barose gusa, ahubwo mu gushaka kumenya niba ibyo babonye bifite ibisobanuro, si byo? Niyo mpamvu rero kuva mu bihe bya kera imico myinshi burya ku isi yahaye inzoka ibisobanuro bitandukanye. Hari aho yabonwaga nk'ikimenyetso cy'ubwenge, abandi bakayifata nk'ikimenyetso cy'akaga cyangwa uburiganya, no muri Bibiliya birimo. Abandi bo bakayifata nk'ikimenyetso wenda cyo guhinduka no gutangira ubuzima bushya. Ariko niba abantu batandukanye basobanura inzoka mu buryo butandukanye, Bibiliya yo ibivuga y'iki? Ese igihe umuntu arose inzoka hari umurongo wa Bibiliya uvuga neza icyo iyo nzozi isobanura, cyangwa hari ibindi tugomba kubanza gusobanukirwa? Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki gice gikurikira. Ariko twinjira mu cyo ijambo ry'Imana rivuga ku nzoka, aho igaragara muri Bibiliya n'amasomo abantu benshi bakuye muri aya mateka kugeza n'uyu munsi. Iki gice niba tukigezeho kanda subscribe, niba ari ubwa mbere kanda like, ako gakumwe kareba hejuru gatuma video yacu igera kure, abantu benshi bakabasha kuyibona. Hanyuma usharinge inshuti zawe, hanyuma wandike muri comment utubwire ni iyihe nzozi warose ikagutera ubwoba. Ahubwo se hari icyo wifuza wenda ko twaza gusobanurira ubutaha? Twe dufata akanya tugasoma ibitabo, tugakora ubushakashatsi. Ayo mazina n'ibyo bitabo ndi kukubwira ufite akanya wajyaruka ukarebamo, hanyuma tukareba ibyo ari byo. Reka dutangire rero ku bya Bibiliya. Rero iki kibazo abantu babajijwe mu binyejana byinshi bibaza niba kurota inzoka ari cyo bivuze. Hari abihutira kuvuga bati inzoka ni shetani, abandi bakavuga bati ni umwanzi, abandi bakavuga bati ni umuvumo. Ariko se iyo dufunguye Bibiliya niko tubisanga? Reka dutangirire mu ntangiro y'ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Abafite Bibiliya hafi mushobora gusoma, ngenda ifite hano ndimo ndarebaho. Mu gitabo cy'Itangiriro inzoka niyo yakoreshejwe mu gushuka Eva, twese turabizi, kugira ngo arye ku rubuto Imana yari yarababujije. Kubera iyo nkuru inzoka yabaye ikimenyetso abantu benshi bahuza n'uburiganya, ubushukanyi, kugwa mu cyaha. Ariko siho gusa inzoka ivugwa muri Bibiliya, kuko iyo urebye mu kubara igice cya 21, igihe Abisiraheli bigomekaga ku Mana, haje inzoka zifite ubumara zirabaruma. Nyuma yaho Imana yabwiye Mose gukora iki? Urabizi icyo yabamubwiye gukora? Uwari ukizi atabanje kujya gusoma nayandika muri comment ambwira ati nari nyizi. Imana yamubwiye gucura umuringa usa na ya nzoka y'ubwoko bw'abaryaga. Aha rero tubona ikintu gitangaje. Inzoka yari yabaye igikoresho cy'urupfu, ariko Imana irayikoresha iba nanone ikimenyetso cyo gukira. Ibi rero bitwigisha ko ikimenyetso kimwe gishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye bitewe n'icyo Imana ishaka kwigisha. Rero iyo urebye nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 kuva ku murongo wa 14 kugera kuri 15, Yesu ubwe yagarutse kuri iyo nkuru avuga ko nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ari nako umwana w'umuntu yagombaga kuzamurwa kugira ngo abamwizera babone ubugingo. Bityo rero iyo nkuru ntiyari ikivuga ku nzoka ubwayo, ahubwo yari yerekanaga ko agakiza kari kuzanwa na Kristo. Ngahore ubwo inzoka turayimenya ari ibiki? Hari n'ahandi Yesu yavuze amagambo atangaje, ni muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16 ati muba abanyabwenge nk'inzoka ariko muba abanyakuri nk'inuma. Abanyabwenge nk'inzoka, abanyakuri nk'inuma. Aha Yesu ntiyavuze ko inzoka ari ikintu kibi gusa, yakoresheje urugero rw'ubwenge abantu babonaga ku nzoka. Inzoka ngo ni nyarigenge cyane. Abigisha ko umwizera akwiye kugira ubushishozi no kutagwa mu mitego, kuko burya inzoka kugira ngo uzayifatishe ntabwo biba byoroshye. Ariko iyo tugeze mu gitabo cy'ibyahishuwe, mu kanya turaje turebe no ku myizerere. Iyo tugeze mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 9, hagaruka indi shusho ikomeye. Havuga inzoka ya kera
ihuzwa na Satani cyangwa umurezi. Aha niho abantu benshi bahera bavuga ko inzoka muri Bibiliya ihora ishushanya iki? Satani. Ariko rero iyo usomye Bibiliya yose usanga atari ko bimeze. Hari aho inzoka iba ikimenyetso cy'ubushukanyi, yes, hari aho iba ikimenyetso cyo gukira, hari n'aho iba urugero rw'ubwenge, kandi hari aho ikoreshwa nk'ishusho ya shitani cyangwa Satani. Niyo mpamvu rero abahanga mu gusobanura Bibiliya bavuga ko buri murongo ugomba gusobanurwa mu rwego rwawo, aho gufata ikimenyetso kimwe cyangwa agace kamwe k'umurongo, ikimenyetso kimwe ukagishushanya ahantu hose nk'aho ikintu cyose kimwe kivuze ibintu bimwe ahantu hose. None se umuntu arose inzoka, Bibiliya ihita ivuga ko ari ubutumwa bwihariye? Wanditse muri comment, wanditsemo iki ko mfite amatsiko? Igisubizo ni oya. Bibiliya igaragaza ko hari igihe Imana yavugishaga abantu mu nzozi. Urugero nka Yozefu mwene Yakobo, cyangwa se Yozefu umugabo wa Mariya. Ariko muri izo nkuru Imana niyo yatangaga ibisobanuro by'umwihariko cyangwa ikabinyuza ku muntu yahaye uwo murimo nyine wo gusobanura inzozi. Bibiliya rero ntitanga itegeko rivuga ko buri nzozi zirimo inzoka zisobanura ikintu kimwe ku bantu bose. Byumvikaneho. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kwitonda. Burya ngo umukristo ashobora gusenga no gusaba Imana ubwenge niba hari inzozi zamuteye impungenge, ariko ntiyakagombye gufata buri nzozi nk'ubuhanuzi cyangwa ukuri kudashidikanywaho. Tubonye bya Bibiliya, tubonye uko abantu bizera Imana babifata. Noneho tugiye mu bushakashatsi bwa psychology n'imico itandukanye ku isi, turebe impamvu abantu benshi barota inzoka n'ibisobanuro bitandukanye bahabwa n'abahanga n'imigenzo bitewe n'aho abantu baturuka. Ubundi iyo umuntu arota inzoka kenshi, ikintu cya mbere kimugeraho ni ubwoba. Ariko wari warota? Mbabarira, andika muri comment ngo narose inzoka, utubwire n'ukuntu byagenze. Atangira kwibaza ati kuki narose iki kintu? Ese hari icyo bivuze ku buzima bwanjye? Ariko abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko mbere yo guha inzozi ibisobanuro byihariye, tugomba kubanza kumenya uko ubwonko bukora mu gihe umuntu asinziriye. Inzozi ni kimwe mu bintu by'amayobera bikomeye, yes, mu buzima bw'umuntu. Nubwo abantu bose barota, si buri gihe umuntu yibuka ibyo yarose. Abahanga bavuga ko akenshi umuntu ashobora no kurota mu cyiciro cy'ibitotsi cyitwa REM sleep, REM sleep, igihe ubwonko buba bukora cyane. Mu gihe cyo gusinzira rero, ubwonko bushobora kongera gusubiramo amarangamutima, ibintu umuntu yabonye ku manywa, ibibazo arimo gucamo ahangayikishijwe nabyo, cyangwa ibintu byamukoze ku mutima. Niyo mpamvu rero hari igihe umuntu arota ikintu gisa nk'ikimwereka ubwoba cyangwa impungenge afite, ugasanga ibibazo ufite nibyo bigenda bigaruka mu nzozi, urota ibintu byenda gusa nabyo. Reka mbabwire akantu, ubwo nateguraga iyi video narose inzoka. Umwe mu bantu ba mbere rero bagerageje gusobanura inzozi mu buryo bwa psychology ni Sigmund Freud. Mu gitabo cye cyiswe The Interpretation of Dreams cyo mu mwaka w'1990, Freud rero yavuze ko inzozi zishobora kuba idirishya ryo kureba mu bitekerezo byihishe mu mutima. Kuri Freud hari amarangamutima cyangwa ibyifuzo umuntu ashobora kutagaragaza ku manywa, ariko bigashobora kugaragara mu nzozi mu buryo bw'ibimenyetso. Ni ukuvuga ko ikintu umuntu arota gishobora kuba gifitanye isano n'ubuzima bwe bwo mu mutima. Ibaze ko nari mu ntegura iyi video, hanyuma ndaryama ntayirangije maze gukora script, hanyuma ubu ndimo nyikora namaze kurota inzozi na mbere yuko nyibagezaho. Rero nyuma ya Freud haje undi muhanga witwaga Carl Gustav Jung. We yagize ibitekerezo bitandukanye n'ibya Freud. We yavugaga ko inzozi zishobora kuba uburyo ubwonko bukoresha ibimenyetso kugira ngo umuntu arusheho kwiyumva no gusobanukirwa ubuzima bwe. Kuri Jung we avuga ko wenda nko ku nzoka, avuga ko inzoka ishobora kuba ikimenyetso gikomeye bitewe n'umuco umuntu akomokamo n'ubuzima arimo. Ku muntu ufite ubwoba bwinshi cyangwa wumva hari ikintu kimuhiga mu buzima, inzoka rero ishobora kugaragara nk'ikimenyetso cy'ubwo bwoba. Ku wundi muntu we biratandukanye, ishobora kuba ikimenyetso cy'uko wenda cyo guhinduka cyangwa gutangira ikintu gishya. Urumva ko ibintu bitandukanye. Ariko se kuki inzoka ari imwe mu nyamaswa zikunda kugaragara mu nzozi z'abantu benshi? Nakubajije muri comment, wari wayirota?
wari warota nayirose nayirose. Ubwo nzashaka ikindi kiganiro mbabwire ukuntu byangendekeye. Reka mbageze ibyo nari nabateguriye. Hari abashakashatsi bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'uburyo ubwonko bw'umuntu bwagiye bwiga kwirinda ibintu bishobora kumuteza akaga. Urugero nko mu mateka, inyamaswa zimwe nk'inzoka zashoboraga guteza akaga, si byose. Bityo rero ubwonko bw'umuntu bushobora kuba bwaragize ubushobozi bwo kwitondera cyane ibintu bisa n'ibyo. Ibi bisobanura ko kubona inzoka mu nzozi bidahita bivuga ko hari ikintu kibi kigiye kuba. Oya, bishobora no kuba ari uburyo ubwonko bwawe burimo gutunganya ubwoba, impungenge cyangwa ibintu umuntu yahuye nabyo. Nabyutse mbwira sheri wanjye ukuntu narose inzoka. Video nari ndimo ntegura video ngo mbabwire inzozi zo kurota inzoka, mpita nyirota mbere yuko mbagezaho iyi video. Reka mbaye nk'urugero wenda, umuntu uri mu bihe by'igitutu ku kazi, wari waba ku gitutu ku kazi, mu muryango cyangwa mu buzima bwe bwite, ashobora kugira inzozi zimutera ubwoba. Ubwonko bushobora gukoresha amashusho akomeye, tuvuge nk'iyi nzoka, kugira ngo bugaragaze amarangamutima umuntu atarazi neza ko afite. Hari n'abantu barota inzoka nyuma yo kureba filimi, inkuru, ubone nge cyangwa ikindi kintu cyabakoze ku mutima, kuko ngiye gutegura inkuru mbishyira ku mutima pe. Ibyo nabyo rero ni bisanzwe kuko ubwonko bukomeza gutunganya amakuru n'amashusho bwabonye. Niyo mpamvu rero abahanga benshi bavuga ko ikibazo cy'ingenzi atari gusa narose inzoka bishatse kuvuga iki, no, ahubwo ikibazo ni iki kiri kuba mu buzima bwanjye muri iki gihe. Ni ayahe marangamutima mfite? Ni iki gishobora kuba cyanteye ubwoba muri iyi minsi, cyangwa iki kimenyetso kiragaragara mu nzozi zanjye gishaka kugaragaza iki kuki ndose inzoka? Niba umuntu arota inzoka kenshi rero bishobora kuba byiza kwibaza ku buzima bwawe niba uzirota kenshi, ku mpungenge ufite, ku mpinduka urimo kunyuramo, cyangwa ku bintu bikuremereye. Reka rero mbereke muri iki gice dukurikijeho tugiye kureba ibintu bitandukanye. Noneho abantu bavuga ku nzoka, ku nzozi z'inzoka. Inzoka y'umukara, inzoka y'icyatsi, kurumwa n'inzoka se, kwica inzoka bivuze iki, kwanga guhunga inzoka wayibonye wanga kuyihunga. Tugiye kubihuza n'imico itandukanye n'ibisobanuro by'abantu bitewe n'imico yabo turebe. Ariko ibi ngibi nababwiye ntabwo ari amategeko y'ibintu byanditse muri science. Urumva Bibiliya ifite uko bivuga. Abizera Kristo, abafata Yesu nk'umwami n'umukiza, bafite uko bafata inzoka, sibyo nk'uko Abisirayeli bayifataga. Rero reka turebe none uyu munsi. Hari inzozi umuntu ashobora kubyuka yibuka imyaka myinshi, hari n'izihita uzigendera. Umutima wabyuka warose inzozi runaka, umutima ugatera bombo bombo bombo, utangira gutinya uvuga uti se ni iki kigiye kumbaho. Inzozi zo kubona inzoka rero ni zimwe mu nzozi zitera ubwoba pe rwose, sibyo? Ariko nyuma yo kureba icyo Bibiliya bivugaho, icyo abashakashatsi bavuga nuko imico itandukanye ibibona, hari isomo rikomeye tugomba kumva. Dore ngiri: ntidukwiye kubaho dutwarwa n'ubwoba bw'inzozi. Turi kwezi kwa TV, gira kwizera muri Kristo Yesu, sibyo? Ibibazo byose waba ufite, niba ari n'ibintu bikuremereye, ni ukuri ntabwo ari ngombwa kugira ubwoba bw'inzozi, ahubwo dukwiye kuzifata nk'ikintu kidutera gutekereza no kwisuzuma, sibyo? Isuzume. Niba warose inzoka, ikintu cya mbere wakora si uguhita ufata umwanzuro wihuse ngo ibi ko ndeba bikomeye bishatse kuvuga iki, ni ibiki biri kumbaho. No, ahubwo ibaza ibibazo nk'ibi: ni iki kiri kuba mu buzima bwanjye muri iyi minsi? Ni ayahe marangamutima mfite? Ese hari ikintu kimereye nabi cyangwa kinkomereye mu mutima? Ibyo numara kubyibaza uzajya ubasha kwisobanurira inzozi. Bijyanye no kwizera ubundi, Bibiliya yo itwigisha ko Imana ishobora kuvugisha abantu mu buryo butandukanye, si byose? Harimo uburyo bw'inzozi. Urugero, Yosefu mwene Yakobo yahawe inzozi zari zifite icyo zisobanuye, ndetse na Yosefu umugabo wa Mariya yabonye ubutumwa mu nzozi. Hari n'abandi bantu bagiye barota benshi muri Bibiliya. Ariko kandi Bibiliya noneho itwigisha no gukoresha ubwenge no kugenzura ibintu. Si buri inzozi zose zigomba gufatwa nk'ubutumwa buvuye ku Mana. Umuntu akenera gusenga, gutekereza, kureba ibintu mu buryo bwagutse. Rero ku ruhande rwa psychology ni imitekerereze y'abantu, aba twahoze tuvuga ba Jung, ba Sigmund Freud n'abandi. Mu ruhande rwa psychology bo, abahanga batwibutsa ko ubwonko bwacu bukora cyane mu gihe dusinziriye,
buriya iyo dusinzira nibwo ubwonko bwacu bukora cyane kurushaho. Inzozi rero zishobora kuba uburyo bwo gutunganya amarangamutima yawe, ibitekerezo n'ibindi bintu wenda twanyuzemo ku manywa. Niyo mpamvu umuntu umwe ashobora kurota inzoka kubera ubwoba afite, undi akayirota kubera impinduka arimo kunyuramo, undi akayirota kubera ko ubwonko bwe wenda bwibutse ishusho y'inzoka yabonye mbere. Kwa ko nari mu nzireba nijoro ndi gusoma ibitabo nkaryama bugacya nanjye namaze kuzirota deja. Icy'ingenzi ni uko inzozi zitagomba kuba imbohe y'ubuzima bwacu. Inzozi guhabure narose ibingibi narose, nyamara inzozi hari zifite isobanuro, tuzagenda tuzisobanura rwose, ariko ntabwo buri inzozi biterwa, tuzagenda tureba n'iryari inzozi yanjye bifite iki gisobanuro. Rero ntugangayike umunsi wose, ntukemere ko inzozi zawe zigutera gufata icyemezo gikomeye cyangwa gituma uba disturbed, ubangamirwa mu bitekerezo byawe, ahubwo ufata umwanya wo kwibaza icyo zishobora wenda kuba zivuga ku buzima bwawe. Ahari inzoka wabonye mu nzozi ntabwo ari ubutumwa bwo gutinya, ahubwo ni ikimenyetso kiguhamiriza ko ugomba kureba neza ibintu biri mu buzima bwawe. Ahari hari impinduka ugomba kwakira, ahari hari ubwoba ugomba gutsinda, ahari hari ikibazo ugomba gukemura. Rero iyo turebye amateka y'abantu tubona ko inzoka ari ikimenyetso ubundi cyagiye gihabwa ibisobanuro byinshi cyane. Kuri bamwe yabaye ikimenyetso cy'akaga, ku bandi ibi ikimenyetso cy'ubwenge, ku bandi ibi impinduka. Ibi rero bitwereka ko ibisobanuro abantu baha ibintu akenshi bishingira ku muco wabo, imyemerere yabo n'ubuzima babayemo. Ariko undi muhanga yaravuze ngo burya cya kintu wizera cyane ugaha agaciro ngo birangira kibaye ukuri. Mubona abantu bizera abapfumu. Nshuti wowe rero ureba iyi video, niba warigize kurota inzoka ushobora kutubwira mu bitekerezo muri comment, sibyo? Wayibonye uti? Yari imeze iti? Cyari kinini? Kari gato se? Kagenda gutya? Yaguteraga ubwoba se? Yari ituje se? Ni iki watekereje nyuma yo kubyuka? Aha, ibitekerezo byawe rero bishobora gufasha abandi kugira ngo tubashe kumenya neza icyerekeranye n'inzozi yo kurota inzoka. Niyo mpamvu wakwandika muri comment, kuko ibitekerezo byawe bishobora kudufasha gusobanukirwa ko abantu bashobora kugira ubunararibonye butandukanye bitewe n'umwe atubwira ati njye narose inzoka bigenda gutya, njye ndose inzoka nayibonye gutya. Rero mbere yo gusoza reka twibuke iri jambo rikomeye. Inzozi zishobora kudutera gutekereza, ariko ntizigomba kudutera kubaho mu bwoba, sibyo se? Ubwenge, ukwizera no gusuzuma ukuri nibyo bidufasha kumva ubuzima bwacu neza. Niba inkuru yagufashije rero, andika muri comment, wakanze subscribe se niba ari ubwa mbere, kandi yisharinge n'abandi bantu kugira ngo babashe kugerwaho n'inkuru, nabo babashe kumenya uko azajya amenya kwisobanurira inzozi ye, sibyo? Nshuti rero wumva iyi nkuru uyu munsi, nyuma yo kureba ibi byose hari isomo rikomeye tugomba kwibuka. Amahoro nyayo yo mu mutima ntaturuka ku gusobanukirwa buri nzozi yose narose, ahubwo aturuka ku kwingingira Imana no kwemera ko ariyo iyobora ubuzima bwacu. Reka Imana iyobora ubuzima bwawe, aho ntabwo uzagira ubwoba. Hari igihe umuntu ashobora kubyuka nyuma y'inzozi zamuteye ubwoba rwose, akumva umutima urenda kumuvamo, ariko ako kanya gutwarwa n'ubwoba umuntu ashobora no kwegera Imana akayisaba ubuyobozi bwayo, ubwenge n'amahoro, ikaba yagufasha ikakuba hafi, sibyo? Bibiliya twibutsa ko Imana itadutererana mu bihe by'ubwoba cyangwa mu bihe by'urujijo. Igihe wumva udasobanukiwe ibintu byinshi, usomye ndasoma nko mu Bafilipi, Abafilipi 4:6 kuva kuri 6 kugera kuri 7, handitse ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mu gusenga no kwinginga mushima, maze amahoro y'Imana aruta uko umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Aya magambo atwigisha ko iyo dufite ubwoba cyangwa dufite impungenge tutagomba kubireka gutyo ngo bidutware, ahubwo dushobora kubishyira imbere y'Imana tukizera ko iduha amahoro aruta uko twabyumva, kuko yavuze ngo atanga amahoro aruta y'isi itanga cyangwa aruta y'abisi batanga. Zaburi 34 warahasomye nko ku murongo wa 5 haravuga ngo nashatse Uwiteka aranyitaba ankiza ubwoba nari mfite. Ibi bivuga iki? Gihe cyose ugize ubwoba, ubundi number 1 ikintu cyo gukora cya mbere ni ugusenga Imana. Iri jambo ritwibutsa ko
Imana ishobora guhindura umutima wuzuye ubwoba ikawushyiramo ituze, ikawushyiramo imbaraga, ikawushyiramo kwizera. Nubwo inzozi zishobora kudutera kwibaza byinshi, kwizera Imana bidufasha kutabaho mu gihirahiro, mu bwoba bwinshi. Niba hari inzozi zikomeye zikomeje kuguhangayikisha buri munsi, fata umwanya wo gusenga, usome ijambo ry'Imana, ushake ubwenge kandi wibuke ko ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana. Sibyo nshuti yanjye? Ntukemere ko ubwoba bukuganza ngo buganze umutima wawe bugutsikamire, ahubwo emerera Imana ikuyobore, iguha amahoro kandi igufashe kunyura mu buzima ufitiye icyizere, ubuzima bufite icyerekezo muri Kristo Yesu. Kuko nubwo hari ibintu byinshi tudashobora gusobanukirwa, hari ikintu kimwe dushobora kwizera: Imana ihora iri hafi y'abayishaka, kandi amahoro yayo ashobora kurinda umutima w'umuntu wese uyikunda ibihe byose. Ariko wanyandikiye muri comment ngo amen. Murakoze rero gukurikira iyi nkuru ku kwezi kwa TV. Njye ni Amsha Pro, mbakunda cyane. Nzabakorera iyi nkuru ku kwemera ibimenyetso by'umubiri, inzozi n'ibindi bitandukanye. Ijambo ry'Imana cyo mushaka mwandika muri comment. Ndabakunda. Ciao.